Imana yambwiye ngo akanwa kanyu ntabwo kari kuvuma, ariko mwiriye inama yo kuvuma. Nibyo koko bimwe mwarabikoze birakunda, ariko imivumo yose cyumviye imiburo Imana ikuburira ikubwira ngo hindukira, we ukomeza guta igihe ngo uravuma abantu b'Imana, ngo nuko wahawe akanwa ko kuvuga, ko kuvuma no kuvumura, ukavuma n'ibitari byo kuvuma. Baruvuma uri muvuma, uribwira ngo ugiye kukuzaho kuko uri kuvuma abantu b'Imana bagiye kugukomera. Mwagiye kenshi mukinisha iby'Imana. Imana yambwiye ngo inzira yayo ntabwo ari iyo gukeneramo, yambwiye ngo tinyuka ukomeze cyangwa se usubire inyuma bwango. Nimba bikuyobeye ureke gukomeza guta igihe cyawe. Imana yambwiye ngo amaraso ya murumuna wawe arataka, amaraso ari gutaka, aratakira ku butaka. Aho wamwiciye niwe uhazi, nimba ari inda wakuyemo aho wayikuriyemo niwe uhazi, nimba ari umuntu wagambaniye aho wamugambaniye niwe uhazi. Amaraso yiwe y'abana be batari kurya kuko yavuye mu kazi arataka. Ayo mavuta we mwisize areka aragutwetera indwara, kandi nta muntu n'umwe uzakuvura. Mureke kurusha abaganga, mureke kurusha abahanuzi, ibyo nyine mwabyikururiye. Bantu bamwe mwabuze urubyaro kubera cyagiye wasambanaga, wagiye kwiteza inshinge zo kutabyara kugira ngo ukunde usambane cyane, ugenda witeza inshinge zo kutabyara. None urimo urarusha abantu b'Imana, kandi Imana wiri wagombaga kubona umwana wararisha bagombaga kubyara bararangiye. Urarusha abantu b'Imana ngo bagusengere kubera iki? Nurwa n'igihe washatse nicyo ngiye. Imana yamyenye mbabwire ngo mwongere musubire mu mihamagaro yanyu. Abantu benshi murarangaye, mwavuye mu mihamagaro, abandi mushaka gukora ibyo mwishakiye, kandi ubwiye ubushake bwanyu bushaka nta hantu ushobora kubageza. Bimbwiye ngo nze mbikubaze ngo ejo hazaza uzongera wigira izindi nama. Mwigiriye inama ufata umwanzuro ukononera Imana. Ese ejo hazaza ninde uzagisha inama? Ushobora kuba hari amashami wiringiye kandi nayo akaba atariho. Ejo hazaza uzabigenza gutya. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga ni byiza, ningabi tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Kagusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe na Jimanakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamulenge shalom shalom. Turabakunda kuri Gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, abari ku mugabane wa Asia shalom, abari ku mugabane wa Uburayi shalom shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom. Mukumura kuri kamera za Gusenga every turi kumwe n'umuhanuzi kazi, kandi akaba ni umuhanzi. Watangira usuhuza abantu unabibwira. Turabashuhuje, ntabwo ari ubwa mbere. Turabashuhuje shalom shalom, ntabwo ari ubwa mbere. Cyakora ko baba bambaye ubwa mbere. Nitwa Mukasome Esther, yisaduhana umugisha. Urakoze cyane, watangira unasenga Imana. Turagushimiye Mana y'ukuri, turaguhimbaje uri byiringiro by'abera. Izina ryawe nirihimbazwa kuko watubereye ibyiringiro, watubereye igitsikamutima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ari niyo mpamvu twicaye dutya, tugiye kongera kwibukiranya ibya runo rugendo rujya mu ijuru. Turakuraritse ngo uzubane natwe muri iki kiganiro, abazacyumva uhereye none ukazageza iminsi yose. Umuntu wese ajye yumva akumbuye gakondo y'iwacu, kubw'izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Turakwakiriye kuri Gusenga everyday, yumve mwikaze. Murakoze cyane. Isashimye bakozi b'Imana, turabashuhuje nk'uko bisanzwe tumenyereye. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho ni 4, umurongo ni wa 7. Umurongo ni wa 7 gusa, reka dusome. Nukora ibyiza uzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugera ku rugi
kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Imana ya Isiraheli nihimbazwe. Dusomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, ritubwiye ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Uyu ni Gahini yabwirwaga igihe yari amaze kwica murumuna we Abeli. Hanyuma amaze kumwica, ijwi ry'Uwiteka riramuhamagara ngo ibyo ukoze ni ibiki, kandi bari mu gasozi, nta muntu n'umwe wabarebaga. Ijwi riramubaza ngo ibyo ukoze ibyo ni ibiki? Aramubaza ngo murumuna wawe ari hehe? Gahini asubiza Uwiteka nta soni afite, aramubwira ngo ndi umurinzi wa murumuna wanjye se? Hanyuma Uwiteka aramubwira ngo ubwo ukoze ikintu gisa gutyo, ubutaka bwanze kwasama murumuna wawe, amaraso ya murumuna wawe ari gutakira ku butaka. Imana niho yamubwiye ngo twihute tugera aho twasomye, iramubwira ngo se kuko ngo aba bahungu ngo bari umwe ngo ajyana ibitambo ngo byo mu mirima ihingaga, undi ajyana iby'imikumbi yarageraga, ariko ngo igitambo cya murumuna we kiremerwa cyane. Nkuzaniye ubutumwa, ngira ngo nkubwire abantu muri iyi minsi bamaze iminsi bibaza, barimo baratekereza ni iki cyabaye ko tubona inyatsi, ko tubona ibibazo, ko tubona hagenda hakurakuranwa ibibazo. Ariko ikibazo abantu muri iyi minsi ntago bari kumenya ahantu bipfira. Nkuzaniye kugira ngo umenye ngo aho bipfira ni hehe. Uyu muhungu yishwe n'ishyari kandi ari irya murumuna wiwe, kugeza ubwo ubwiwe yamugiriye ishyari kugeza ku rwego rwo gushaka kumwica. Ariko ndagira ngo nkubwire wowe udukurikiye, nagira ngo nkubwire ngo ibyaguteye ni byinshi, ibyakurwanyije ni byinshi, ibintu byinshi byagiye biza birwanya umuhamagaro wawe, ibintu byinshi byagiye bikurwanya mu rugendo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo wowe nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Imana yambwiye ngo nzi mbabwire ngo ishyari ritumye abantu benshi bagenda basubira inyuma, kandi ikindi abantu benshi bavuye mu mihamagaro yabo basigaye bakorera mu mihamagaro y'abandi. Niyo mpamvu ubona ibintu bimukoze bitaza kuko uri gukorera mu muhamagaro utari uwawe. Ushobora kuba uri umuririmbyi waririmba gutuje, ariko ukaririmba usara kuko wabonye hari ubikora. Uwo ni umuhamagaro wiwe, wikwigana umuhamagaro wundi, korera mu muhamagaro wawe. Ushobora kujya gucuruza ibirayi, ntago ndi buhatinde, kandi ibirayi atari uwo muhamagaro wawe, ibirayi bikaguhombera ukagenda uvuga ko bihomba, ariko hari undi umuhamagaro wiwe byeze byagiriye umumaro abantu. Ikibazo ntago muri kumenya ngo umuhamagaro wanjye ni uwuhe. Ushobora kureka kuririmba ari wo muhamagaro wawe ukajya mu bindi bikagupfana rwose. Ushobora kureka guhanura ari wo muhamagaro wawe ukajya mu bindi bikagupfana. Imana yamyenye mbabwire ngo mwongere musubire mu mihamagaro yanyu. Abantu benshi murarangaye, mwavuye mu mihamagaro, abandi mushaka gukora ibyo mwishakiye, kandi ubwo ubushake bwanyu bushaka nta hantu ushobora kubageza. Njyewe umunsi umwe nigeze nakwepa kamera, ndetse ntabwo ari umunsi umwe gusa, ni igihe cyabaye kirekire. Ntekereza ko mwari mumaze igihe mutambona, numvaga nigiriye inama, nkabona ibintu birasuzuguritse, kujya ku macano isi yose muri kundeba, nkabona ntabwo bikwiriye umuntu w'umudamu, numva ni ibintu by'igisuzuguriro. Hanyuma nigira inama, ndavuga ngo nzagumana ubuhanzi, ngume muri korari, ariko ibi bintu bisebeje gutya niyo kubigumamo. Ariko ntago aricyo nje kukubwira, yenda nazabishakira ubundi buhamya. Gukwepa aho Imana igushaka bitera umwaku. Inshuti y'umusaraba, nshuti wowe udukurikiye, ushobora gukwepa aho Imana igushaka, hanyuma bikagugururira inyatsi, arizo nyatsi bamwe na bamwe mubona. Iyindi nyatsi Imana yambwiye yuko abantu benshi mwagiye mugira mwagiye muriga
imihigo ku bakozi b'Imana ukavuga ngo nanjye nzaza nkora ibi n'ibi igihe kiza kugera birakunanira bitewe na myenda n'uwo wari ubonye yarahindutse n'umuntu, ariko wowe wihaye gahunda yo kuba hari icyo wazamukoreraho, nyuma kubera ko abaye umuntu bituma ugamburura, ariko nubwo ugamburiye ntugamburiye mu bupfura, uranasakuje. Rero ibyo bintu byababaje Imana bituma abavuma hari abantu bahawe akanwa mbonera ko kubabwira ko kuvuga Imana batangira kukavumisha. Imana yarambwiye ngo muvume kuko nimwe muri kwivuma, ariko kandi nawe ubwawe ube maso, kuko nutaba maso umuvumo ukagusanga mu burangare, uragufata nyine ujyana n'inkozi z'ibibi. Ariko birakwiye ko uba maso, mwagiye mufata imyanzuro yo gukorera Imana, imyanzuro yo kujya, ariko rimwe mwitotombera abakozi b'Imana muvuga n'abadakwiye kuvugwa. Umunsi umwe bigeze bakwituma Mose ngo baramuvuga, koko baramuvuga, ba Miriyamu baramuvuga, ariko icyaje kuvamo ngo baseshe ibibembe. Kandi birashoboka ko ibyo bamuvugaga rimwe na rimwe byari n'ukuri, ariko birakwiye ngo wowe jya wumva ariko utinde gusubiza. Ceceka, wivuga ku muntu utazi aho yahamagariwe, ceceka, wivuga ku muntu utazi icyamuhamagaye, icecekere, kuko wowe ubwawe uri muri kurira umuvumo, wowe n'umuryango wawe. Icecekere, kuvuga byonyine ukicara. Nimba hari n'inkuru bakuzaniye, saba imbaraga Imana iguhe guceceka, kuko Imana niyo ibitanga. Wowe kuvuga ku muntu utazi aho yasigiwe, ntabwo uzi aho yahamagariwe, yewe nimba arimo anabyigira, byihorere, ni igihombo cye n'umuryango we, kuko byanze bikunze nta gahora gahanze. Ikintu cyose kigira ingaruka, iyo umuntu akorera hano mu isi bigira ingaruka. Imana yarambwiye ngo abantu bagiye bavuga ngo Imana ije guhana abantu bavuga ibinyoma, kandi nabo abo barimo babivuga nyine nabo barimo kuvuga ibinyoma Imana itabatumye. Gusa intekerezo o gutekereza ntabashe kubanza kwikontorora nawe akajya yihanura. Imana irambwira ngo mugiye kubona abo bantu. Musi umwe mukurikiye ku ikiganiro, hari ibiganiro nagiye nyuza kumanura, ndumva ariho cyane nabitambukije. Imana igeze yambwira ngo mbwira abantu ngo umuntu wese aho yasebereje mugenzi wiwe nawe niho bazamusebereza. Mwagiye mubona ibyagiye bitambuka, ntabwo ndi bubikomanteho. Rero nagira ngo mbabwire ngo iyi Mana yacu nigeze hano kuri Gusenga Everyday, nigeze kumva ikiganiro kivuga ngo iby'Imana bizagusohoraho, ngabe imbere bazaba binyuma. Birashoboka ko waba uw'imbere akakereza ibintu by'Imana. Ibyo nabyo Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo bizabateye kugenda mwizungurukaho, kuko mwakeresheje ibintu by'Imana, hanyuma bibazanira kwisuzugura no kwipinga. Ibyo bibahejeje mu butayu. Mwagiye mwisuzugura muripinga, n'Abisiraheli byabahejeje mu butayu. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, ibintu byose mwagiye munyuramo byabateye kugenda muzunguruka mu butayu. Ubutayu bubana burebure, hanyuma Imana yakubwira ngo nyura iburyo ugahita winyurira ibumoso. Imana yakubwira ngo vuga uri muri bisi ugaceceka ukazana ibintu by'ubwenge. Ngibyo ibintu byagiye bigukururira inyatsi, ngibyo ibintu byagiye bigukurura gusubira inyuma, kandi wari ugiye kuzamuka. Bamwe na bamwe ubu baricaye mu nshingano zimwe na zimwe, mu buyobozi, mu bupasiteri, mu bwarimu no mu bindi, ariko Imana yabahamagaye ibabwiye ngo mugende munkorere ibi ngibi. Baragenda birobanurira iby'imishishe, bakora ibyo batavuganye n'Imana. Ibi bibabaza Imana. Imana ibatuma inshuro nyinshi kugeza ubwo yafashe umwanzuro wo gufata umwanzuro inyura mu nzira zayo, kuko yari yarabivuze. Uyu munsi muricaye mwihangane, ariko kandi nimwakora ibyiza muzemerwa. Ijambo twasomye ryavuze ngo ese nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Imana yantumye ngo nze nkubwire ngo wowe witaye ku by'abandi, kureba iby'abandi. Abakozi b'Imana bihorere bibakerererwaho. Icyakora birashoboka ko ibyo uyu muntu arimo akora koko bibihiye amaso yawe. Mwihorere, yamuhamagaye irabizi. Kuko ntabwo ugiye kuba Imana
ugiye kumutaho igihe cyawe, kandi igihe kirahenda, ugiye gukerererwa, kandi kumukerererwaho biraguteza gusubira inyuma. Ari igihe waba wicaye, Imana yarambwiye ngo mube maso kandi mwongere mube maso, kuko abantu benshi ngo bamaze igihe bibaza ni kubera iki dukorera Imana, turaririmba ariko tugahura n'inyatsi. Satani kuzimu bakoze inama yo guteza amagambo abantu yo kuvuga, kandi natwe tubaza imbere, natwe ntabwo turishyashya tukaza, ahubwo tukitera kuba rimwe tukabaha ibyo kuvuga. Ariko nubwo ntabwo icyo kuvuga, ceceka, kubera ko ukimara kumenya ko ari inama yakorewe ikuzimu kugira ngo murangarire muri ibyo, bityo Satani abona uburyo benshi agenda adindiza imigisha yanyu. Mukimara kubimenya, fata umwanzuro, ntiwongere kukerererwa kubita kureba, kuko uyu murimo ufite nyirawo, n'abandi bakozi bafite nyirawo. Kandi ntekereza ko Imana igejeje ikora, mushatse mwavuga ngo Imana ntihabwe icyubahiro, ntabwo ari ibyanyu kumenya. Umwanya mwakicaye muri batatu mwagasenze, mukicara kuri runaka mukavuga ibya runaka, nyamuntu nta kintu biri bubamarire. Mwebwe ubwo nimba bihari nabizane, muhite muzamura isengesho musenge. Imana yarambwiye ngo yarapfushije muraseka, mwebwe murapfusha ngo mukarira, ariko ngo yarapfushije muraseka. Yarapfushije ntekereza ko ntabwo najya kubisobanuraho ibintu byinshi. Yarapfushije muraseka. Wowe wasetse, ibyo byababaje Imana, bituma Imana ibikwihoreye. Wakwibaza ngo ni ibiki ko nakoreye Imana? Hari ituro twasomye, Bibiliya yatubwiye ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Birashoboka ko ituro ryawe ryaba waratutuye ituro ariko ukaritanga ubwiyemezanyi, cyangwa wanabikora ukagira umuntu bibwira uwo ari we wese. Bibiliya yarambwiye ngo ukuboko kw'iburyo ni kwatanga, ukw'ibumoso ni kukabimenye. Ariko wagiye ukora ibintu ukagenda ubyirata, mwene nk'ibyo ngibyo, Imana yarambwiye ngo nabyo byagukururiye umuvumo. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo abantu benshi mwicaye mwibaza ngo ni iyihe mpamvu ibintu byacu bigenda bisubira inyuma, ariko amagambo mwagize n'ubwicanyi mu kanwa kanyu, aribyo byose byatumye bigenda bibadindiza, bityo umwanzi abona aho abasabira. Mugasenga, mwaba mwicaye no mu cyumba cy'amasengesho, nkaho mwafashe ibitabo by'indirimbo ngo muririmbe, mugatangira mugaterura inkuru. Mwamakorari mwe, mwamagurupe mwe, yemwe bantu mwicara hamwe mugasenga, ibyo biganiro mugira mwamaze kugera hera, ntabwo Imana yabikunze. Byababaje Imana kugera ku rugero Imana yumvise ibabaye cyane. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu bateguye ikinyoma. Ibinyoma rimwe na rimwe babijyana no kuri kamera zanyu, baragenda ku YouTube atandukanye bamamaza ibinyoma, bakicara bakavuga ngo dukore iki n'iki, bagapanga ikintu cyo kuvuga, hanyuma bamara kugipanga bakicara kuri kamera bakagisohora, bakavuga ngo tuvuge umuntu runaka kugira ngo amafaranga aze. Imana yambwiye ngo mbabaze, ayo mafaranga murya ku muntu kugeza nibwo muyariye, mukarya n'amafaranga y'abantu bapfuye. Rimwe na rimwe mukabeshya ko abantu barwaye mukavuga ngo abantu ntibarwaye kandi banarwaye. Imana ikagenda ibatamaza. Amafaranga mwakuye muri ibyo bintu yabamariye iki, cyangwa se bizageza ryari? Ibyo binyuma byawe Imana yambwiye ngo mubaze ngo bizageza ryari. Mwagiye kenshi mukinisha iby'Imana. Imana yambwiye ngo inzira yayo ntabwo ari iyo gukiniramo. Yambwiye ngo tinyuka ukomeze, cyangwa se usubire inyuma bwango. Nimba bikuyobeye ureke gukomeza guta igihe cyawe. Imana yambwiye ngo amaraso ya murumuna wawe arataka. Amaraso ari gutaka, aratakira ku butaka. Aho wamwiciye niwe uhazi. Nimba ari inda wakuyemo, aho wayikuriyemo niwe uhazi. Nimba ari umuntu wagambaniye, aho wamugambaniye niwe uhazi. Amaraso yiwe y'abana be batari kurya kuko yavuye mu kazi arataka. Aho wateranyirije mugenzi wawe mukamushinja ibinyoma akanafungwa niwe uhazi. Mwamwishe uruhagararo. Ni ibintu umuntu upfuye ukava, ariko ubu ngubu mwamwishe uruhagararo, none nawe uraza imbere y'Imana ngo niguhe umugisha. Ariko yambwiye ngo nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Urasabwa gukora ibyiza kuko imbabazi z'Imana zo ziracyahari. Imbabazi z'Imana ntabwo ari nk'iz'abantu. Imana yiteguye
kukubabarira. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwahaza abantu kugeza ubwo mwumva n'umuntu wabyaye aho kugira ngo uvuze impundu ahubwo ukavuza induru. Mwageze mwarangiritse kugeza ku rwego rutuma mubona ko kubyara nta kintu bikimaze. Umwana aravuka azagirira umumaro u Rwanda cyangwa n'igihugu cy'iwanyu wowe urimo, ariko kubera ngo tekinike zaje ubu ngubu ngo iterambere, induru zikavuga aho kugira ngo havuzwe impundu. Imana yarambwiye ngo wigiriye inama, izo nama wigiriye ejo hazaza uzongera wigira izindi. Imana yabimbwiye ngo nze mbikubaze ngo ejo hazaza uzongera wigira izindi nama. Wigiriye inama ufata umwanzuro wo kononera Imana. Ese ejo hazaza undi uzagisha inama? Ushobora kuba hari amashami wiringiye kandi nayo akaba atariho. Ejo hazaza uzabigenza gute? Hashimwe Kristo. Ujye usanga batwandaritse akadutora aho batwandarikiye kugira ngo tutandabura. Iyo ni wowe niwe wenyine ujye uturemera ubuzima bwa none n'ubw'ejo hazaza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Imana nikubwira ngo nushaka hazaba ari mu gihuru, aho izakubwira ngo hahagarare uzahahagarare, ntuzarwane n'ijwi ry'Imana. Kuko Imana niyo yasanze barimo bakugaragura, irakubwira ngo bikugaragura mpari ndi so. Barakurebera mu ishusho ya none ariko ntibazi yuko mpari ndi so. Barakureba kuri imfubyi, barakurebera mu buzima urimo ariko ntago bazi yuko ndi so. Mwana wanjye ndi so. Imana ishimwe. Erega nubwo ubona bimeze bityo, niba kuvuga vuba vuba hanyuma bagere bagufashe hasi nabo ubwabo babavuge. Muvuga amagambo vuba vuba, nimushishikare. Mwiye kuvanga iby'Imana, mwiye kwita abakozi b'Imana ngo mube n'abanyamagambo. Nimwerure mube abanyamagambo cyangwa se mube abantu b'Imana by'ukuri. Imana yambwiye ngo nimwerure kimwe, mukore ikintu kimwe, mube abanyamagambo cyangwa se mu bakozi b'Imana nyakuri. Kubera yambwiye ngo kubera amagambo mugera mu nsengero, ibyo mwagakwiye kuvuga mukareka ibyo muvuga, ahubwo mukibana amagambo, ukavuga iby'Imana itakubwiye, ukavuga uhereye kuri titire yari hari kuko ufashijwe. Vuga ibyawe kuko wicaye aho ngaho akeneye iby'Imana yaguhaye. Rero erura byibuze tubimenye, nubwo utira ngo ukore mu mifuka ariko wibana amagambo y'Imana. Ibyo nabyo ubwo bujura Imana yarabibonye. Uko gukopeya, uko mugenda mwiba amagambo ifite iby'Imana yaguhamagayemo wavuye mu muhamagaro. Ariko kandi nukora ibyiza ntuzemerwa. Abandi bantu bari ku misozi barimo barahirika abantu, murimo muravuma. Imana yambwiye ngo akanwa kanyu ntabwo kari ako kuvuma, ariko uko mwigiriye inama yo kuvuma nibyo koko bimwe mwarabikoze birakunda. Ariko imivumo yose ucyumviye imbuzi cyangwa se ucyumva iyi miburo ndumva mu Kinyarwanda ariko bivuga ucyumviye imiburo Imana ikuburira ikubwira ngo hindukira we ukomeza guta igihe ngo uravuma abantu b'Imana, ngo nuko wahawe akanwa ko kuvuga, ko kuvuma no kuvunura, ukavuma n'ibitari byo kuvuma. Baramu na Barake bahagaze ku musozi witonde batangira kuvuma ubwoko bw'Imana
bibagirwa ko aba bantu bavuye mu Egiputa, bibagirwa ko bambutse inyanja itukura, bibagirwa ko Miriyamu yafashe indirimbo akaririmba ngo ifarashi niwe yari yetse yabiroshye mu nyanja. Barabyibagirwa, barabitegera, barabavuma, batangira kubavuma, ariko umuvumo ubahindukira umugisha. Uwo muvumo uri muvuma uribwira ngo ugiye kukuzaho, kuko uri kuvuma abantu b'Imana, bagiye kugukomera mureba, bagiye Yesu we, Imana igiye kubashingisha imizi ureba, kuko imivumo wavumye igiye kuguhindukirira ikuzeho. Ibyo baguhaye nubwo ari bikeya, baguhaye uko bategetswe, ariko kuko winjiwemo n'umwuka wo guhora ugonga. Uyu mwuka ni umwuka w'igikeri. Igikeri mu mazi gihora kigonga. Winjiwemo n'uwo mwuka ngo nibyo kugukorera Imana, ariko nyurwa n'ibyo Imana iguhaye ako kanya. Urashaka kuraza kandi Imana unirazwa. Nyurwa ko nubwo aka kanya iyi nzira itatobokamo manu, ariko yaguhamagaye izi ko ugomba kurya kandi uzarya. Yaguhamagaye izi ko ugomba kwambara kandi uzambara. Ujya gutekinika ngo uvuge ngo Imana iravuze ngo oya, ibyo byose watekinitse bigiye kukubera ubusa, kandi ntabwo uzigera uva ku isi, ahubwo uzaba igicamuke. Abantu mwanze kumvira Imana murakikira, niyo mpamvu ubona abantu benshi cyane babaye ibicamuke. Reka gutigiye ku muntu wabaye igicamuke. Abagore n'abagabo bamwe barahemukiranye, none nawe urashaka kuba igicamuke. Wamuretse akagenda ko yabaye igicamuke. Uwiteka yamuvumye umuvumo w'ibicamuke kuba igicamuke, none nawe urashaka kuba igicamuke. Uyu igicamuke, gumana na Yesu ntacyo uzaba, niwe wenyine uhemba neza. Tujye gusenga Imana. Nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Abandi mwahinduye amasura Imana itabahaye. Bamwe mugiye kurwara amakanseri hejuru y'ayo mavuta. Imana yakuremye turabye, yambwiye ngo ngubwire ngo uko yari yakuremye byarayamamyaga, bikayiramya, bikayishimisha, bikayinezeza, maze ushaka amavuta yanakorewe ahantu ho kugira ngo nyine ibe tekinike. Hari tekinike kuzimu bakoze, bakora amavuta yo kwangiza imu kugira ngo kanseri zigwire mu bantu, maze impfu z'abantu zigwire. Kuko Satani ubundi akimara kubona ko muri Edeni akamuntu misiyo y'umuntu ikomeje, abonye yuko Adamu na Eva Imana ibadodeye imyenda bakambara, ibona batangiye kubyara, ibona turororotse, aravuga ati reka dushake rero uburyo ki abantu batazaza banyurwa nuko bari. Wanyuzwe n'inzobe yawe, wanyuzwe n'igikara cyawe, ayo mavuta wisize uyu munsi ntacyo uraba ukibyumva. Yenda waranakibaye, imbabazi z'Imana zirahari. Ukimara kumva iyi message, ukumva iyi message dutambukije, upfuka musenga Imana, Imana izakuvura izo ndwara zinjiyemo mu mubiri abaganga baburiye igisubizo. Kumana natirere yawe iraremye Imana. Umugabo wawe yagushatse umeze gutyo, ariko kubera yuko umaze kubona vizije kandi agukunda ntiyagukunze kuko wishyizeho ibyo ngibyo. Imana wishyizeho umubiri, ayo mavuta wisize, nutayareka aragutwetera indwara, kandi nta muntu n'umwe uzakuvura. Mureke kurusha abaganga, mureke kurusha abahanuzi, ibyo nyine mwabyikururiye. Bantu bamwe mwabuze urubyaro kubera cyagiye wasambanaga, wagiye kwiteza inshinge zo kutabyara kugira ngo ukunde usambane cyane, ugenda witeza inshinge zo kutabyara. None urimo urarushya abantu b'Imana, kandi Imana igihe wagombaga kubona umwana warabisha, bagombaga kubyara bararangiye. Urarusha abantu b'Imana ngo bagusengere kubera iki? Nyurwa n'igihe washatse nicyo ngicyo. Nubwo wakubeshya ngo uzabyara, nimba ubizi neza yuko ibyo bintu wabikoze, bari kukubeshya. Abantu bagombaga kubyara wabariye mu matuwareti, wamarira mu nshinge, muri ya miti cyagihe wumvaga ugishaka kuba nyine. None ugeze igihe cyo kubona umugabo, ugeze igihe cyo kumva ushaka kubyara. Urashaka kubyara biki ko babandi we nta wundi wishe n'umuntu? Batumwe mubwire ngo nta wundi wishe n'umuntu, amaraso kandi ari gutaka. Reka dusenge Imana. Mwigiriye inama yo gukwepa Imana. Abantu nsoreze
kuri ubu buhanuzi Imana yambwiye abantu mubitse inzozi z'abandi mwanze kuzibabwira kuko mwabatinye, abandi mubitse ubuhanuzi ngo mwabuze aho muvugira mu nsengero, nyamara hari inzira nyinshi umuntu agenda akavugiraho y'iby'Imana kandi bigatambuka. Yewe waba unicaye no mu bantu ugatobora, kuko n'abasazi basara mu isoko barasara bakiyambura ubusa bagashishikara, abasinzi barashishikara, abanyura umujyi barashishikara, abarwana murabizi barashishikara, igisambo kirashishikara kigapapuza amatelefoni n'ibindi bigashishikara. Ariko wowe gushishikara gukora ibyo Imana yakubwiye birakunaniye. Ibyo ubitse si ibyawe. Wigiriye inama yo gukwepa Imana, none urashaka ibisubizo byo kujya hehe kandi waranze kumvira Imana. Tugiye gusenga Imana. Ese mukora ibyiza ntabwo uzemerwa, nuko nagutumyeho nshuti y'umusaraba. Mukora ibyiza ntabwo uzemerwa, ntabwo uzemerwa. Ibyaha biri kwitugatugira ku rugi rwawe, kandi ni wowe wenyine bishaka. Ukwiye kubitegeka ucyumviye imiburo. Ubwo busambanyi bwitugatugira ku rugi rwawe ni wowe wenyine wo kubutegeka. Barababeshye ngo ubusambanyi, ngo umuntu adasambanye ngo nta buzima bafite, ariko barababeshye. Ibyo nibyo babashutse, barababeshye. Haga abantu bose basambana ari wowe waho neza. Isi irimo iragushuka, nukora ibyiza ntuzemerwa. Ibyaha biri kwitugatugira ku rugi rwawe, kandi ni wowe bishaka. Kandi iherezo ry'icyaha ni urupfu. Nta kindi kintu. Satani ahemba urupfu bikaba birarangiye. Wanyemerera tugasenga Imana wamfura we, aho uriherereye hose tugasenga Imana. Birashoboka ko abandi mwahagaritse gutanga ibya 10 n'amaturo, ubu nibyo bapasiteri. Uyu munsi wa none usigaye ufata amafaranga akakubera ubusa, na cya 10 n'amaturo utagikuyemo. Ese amafaranga watangagamo icya 10 uyu munsi kusigaye uyaryana n'ubukene bukaba bwariyongereye, byakumariye iki? Abandi mwigiriye inama yo kugamburura ngo Yesu ngo aratinze, watindije amasezerano y'ibyo yababwiye. Nyamara ayo masezerano niyo aguteye gukomera. Kuki ugamburuye? Uragamburiye ngo nuko habayeho amakuba, kandi inshuti y'umusaraba urusaku rubaye rwinshi mu matwi yawe, ngo ibyaha bimaze kuba byinshi. Oya nshuti yanjye, nagira ngo mpumurize nkubwira ngo Imana ni nyembabazi kandi yaziye umunyabyaha. Ntabwo yajije gushaka beza gusa, yaziye umunyabyaha. Nawe iragukunda. Aho uyu munsi upfuka musenga Imana, uyibwire ngo ndi umunyantege nkeya, kandi hari ibya Imana ifite imbaraga yo kugukura mu byakunaniye. Imana ifite imbaraga yo kongera kukubaka, kandi wamara kubakwa ukubakwa by'ukuri. Dufite ibimenyetso birenga 1, birenga 2 bitwemeza yuko Imana izatugirira neza. Wowe umaze iminsi wibaza ngo kuki Imana irebera ibintu. Yambwiye ngo nkubaze ngo igihe Yesu yagirirwa nabi Imana yari iri hehe? Ko Yesu bamubambye agwana umusaraba inshuro 3, aragenda arakubitwa, baramubamba bamutera imisumari, baramushinyagurira. Imana yari hehe? Imana yari he kubaza ngo Imana ngo ibiri hehe? Nanjye yambwiye ngo nze nyikubarize ngo iyo yari hehe umwana wayo barimo bamutoteza. Imana yari he? Burya yari hehe? Aho yari iri ni naho ibiri. Uri guhura n'ibyo bibazo, kuko ibyo bibazo uri kwibwira ko Imana iri kugira ngo igiye kukwica, kandi iragira ngo ikurememo umuntu ushyitsi. Kuko wowe ubwawe ushobora kugira ngo karabaye, ariko na nyuma ya 0 Imana irakora. Mwanyemereye tugasenga Imana, nubwo ndi kujya gusenga bikongera bikaza, ariko mwanyemereye tugasenga Imana. Erega ndagira ngo mbabwire ngo
nubwo ibyorezo bihari mwigira ubwoba, turokoye urupfu rukomeye gutyo na n'uyu munsi iracyakomeje kuturokora. Washobewe aho wicaye, wabuze icyerekezo, ariko ndagira ngo wizerere muri ibi bintu, urimo ubaza Imana ngo ese ubu nongere nguze amafaranga? Yego, senga Imana ugende uyafate, ariko weye kongera kugira ibyo unegura, weye kongera kuvuga ngo abakozi b'Imana ngo ugire ibyo utindaho, byihore ibyo si ibyawe. Kandi nujya kuyafata wibuke kubanza gusenga Imana. Ngira ngo abantu benshi nigeze nababwira ukuntu Imana yishyura amadeni. Urimo uribaza ngo ubuse njye kuyafata ko mbona hasigayemo ibikarito gusa. Genda uyafate, ariko uyafate ugira ibyo uhindura. Ibyo bya 10 by'Imana wariye, ayo magambo abo wahaye nyuma ukagenda witotomba, abo wakopye, ugira ibyo uhindura. Kandi none ahangaha ntumbaze ngo urahindura ibiki, nawe ubwawe Imana ndabizi neza ntabwo ikwemereye kujya gufata amafaranga itazakuvugisha. Izakuvugisha ikubwira ibyo ukwiye guhinduraho, izakuvugisha. Ndabona Imana izakuvugisha. Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo abana banyu bari ku ishuri mubasengere cyane cyane cyane, kandi mwongere musenge, kuko Satani yafashe umwanzuro cya gihe mwabasuraga, byibuze akanakubona ukaba wamubwira n'ijambo akakubona hafi aho. Hagiye kubaho igihe cyo kutazaza mukunda kubona n'abana banyu bari ku mashuri, ariko Imana ye itazagera izahagera, kuko Satani we afite umugambi wo kumva ko ariho hantu azinjirira akangiza abana banyu. Ariko reka nkubwire nshuti y'umusaraba, ntabwo Satani azakwangiriza umwana wumvise iyi miburo. Yambwiye ngo ukimara kumva ibi wowe usenga Imana, kuko hagiye kubaho ahantu mutazaza musura abana ku mashuri. Hagiye kubaho igihe gusurana biba ari ikibazo. Numvise n'ubuge nawe mfite uri nagasuye, ariko numvise n'ubu bari kumbwira ngo bashobora kuba barabikuyeho, ntago mbizi. Ariko hagiye kubaho igihe kizaza kiba ari igihe kirekire, ku buryo kumugeraho uwo mwana wawe bizaza biba bigoye. Ariko aho amaguru yawe atagera, Imana irahagera yamuguhaye. Yambwiye ngo mbibutse ko Imana ari yamuguhaye, ari nayo izakomeza kumwitaho. Imana ya Isiraheli nihimbazwe. Munyemerere dusenga Imana. Data, turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe niryubahwe. Ijambo ryawe ryambwiye ngo nidukora ibyiza tuzemerwa. Tugusabye muri iki kiganiro ngo uduhe gukora ibyiza rwose, kuko uri Imana y'inyangamugayo. Ugira neza bugacya bukira, utubera amaboko nk'uko bisanzwe, mu izina rya Yesu. Nkuragije uyu muntu wari wicaye yishwe n'agahinda, akagahinda nukamuvure mu izina rya Yesu. Intimba n'umubabaro ufite, Imana y'amahoro ije kukuruhura, ije kukuruhura. Akira kuruhurwa n'Imana. Imana ihimbazwe. Wabuze aho kujya gusengera, wabuze amahitamo, ariko Imana y'amahoro akira umutima wawe uhumurizwe, kuko wari uguhagararanye. Wabuze amahitamo, kandi nibyo Imana ntagira guhitiramo aho kujya gusengera, ndetse n'urwo rusengero ntabwo ruzafungurwa. Ariko Imana y'amahoro iravuze ngo akira amahoro, 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 amahoro aganze imitima yanyu, amahoro aganze imitima yacu, amahoro utanga atagira kirogoya, amahoro umushonje agira, urengana akayagira, amahoro batuma umutima ukomera no mu gihe gishishanya. Ayo niyo natuye ku bantu bawe mu izina rya Kristo Yesu, amen.
murakoze cyane. Reka mukozi w'Imana tugushimire, tukubwire Imana iguhe umugisha. Reka dushime n'umuntu yabanye natwe muri kiganiro, tukubwire Imana iguhe umugisha. Reka dushime umuntu wakanze subscribe, reka dushime umuntu ufata ibiganiro byacu kabisharinga. Nawe ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa ukora sabone. Imana ibaho umugisha naho ubutaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.